ngiye kukubwira ibintu birenze cyane, amabanga ahambaye wakabayuzi aranga abagore cyangwa se abakobwa. Niba uri umugabo cyangwa ukaba uzaba umugabo, ndagira wicare hamwe nkubwire ibintu bizagufasha muri ubu buzima, kuko aba ni abantu mwirirwana umunsi ku munsi. Namwe bakobwa biraza kubafasha cyangwa se kugufasha kuba hari ibintu wivugurura ndetse umenya agaciro kawe birenze uko bitekerezaga. Ndagira mwicare hamwe. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucuze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Wumve neza ikintu ntangiriyeho. Ngo umugore cyangwa se umukobwa, aba bantu iyo barakaye akenshi ibintu byose bavuga ntabwo baba bakomeje cyangwa se sibyo baba basobanura neza mu by'ukuri. Ntabwo bazi neza kugenzura umujinya yabo, uburyo bakubwira icyanyacyo cyagakwiye kubava ku mitima iyo barakaye. Bitandukanye n'abagabo, ababo ni babi cyane. Wa mugabo uri serieux we ibyo akubwiye ubwo aba ari ibyo. Niba hari igihe gikomeye ngo umugore ahura nacyo muri ubu buzima cyangwa se mu buzima bwe, ni igihe aba ari kure y'umugabo cyangwa se umusore mu by'ukuri akunda bya nyabyo kuriye. Ntunyumve nabi, akaba agukunda by'ukuri, nibyo ndi kuvuga. Bisobanuye ko niba umugore wawe arara mu gasozi cyangwa se umukozi wawe ari kure yawe, ukabona ni nkaho nta cyabaye, yaraye aguhamagaye cyangwa se yanaguhamagara ngo basi muvugane, ukabona nta birenze, check on yourself. Ni ukuvuga ngo isuzume. Zirikana ko umugore atari ikintu kiri aho cyangwa se umukobwa mw'abagabo mw'isi ikintu kiri aho. Oya, nutamwitaho abandi bazabikora, niko iki gitabo kivuga. Ndetse hafi kukurenza bazamwitaho kukurenza cyangwa se bakurenze. Ngo umugore biragorana ko yizera umugabo, ndetse biragoye kugira ngo yisubire cyangwa se ahinduke iyo byabaye akakwizera, sibyo? Reka dukomeze. Ariko ngo igihe yavuye ku bintu akagutakariza cya cyizere, nushaka uzahite umwibagirwa guhera uwo munsi, bizaba byakurangiriyeho. Turi kuvuga kuri fact cyangwa ukuri wakabayuzi ku bagore. Benshi murabyitiranya mukagira naho muvuga ngo uriya mugore cyangwa se umukobwa ndamuzi neza, hari ibintu atakora. Oya, uyu munsi rekera aho ngaho, kuko ngira ishuri utazigera wiga ngo urirangize ni umugore. Iteka uzazirikane muri uwo mutwe wawe ko aba ashobora gukora ibintu ugatungurwa, haba ibyiza cyangwa se bibi. Mujye mwitonda rero. Niyo mpamvu hari abizera ko cya cyangombwa cy'uko mwashingiranywe kiba kidasobanuye ko umuzi neza, ubwo bakigeranya noneho nk'uruhushya rukwemera kumwiga, noneho ukamwiga neza. Ni umugore wawe. Uru ni urubuga rugira abantu inama ku buntu. Kubera icyo wajya kugisha inama abo wita inshuti, rimwe na rimwe birangira zimenya amabanga yawe zikayashyira hanze. Burya hari itandukaniro rinini riri hagati yo kuba uri ikiremwa muntu no kuba uri umuntu ufite ubumuntu. Twese iyo turi mu bibazo tuba dukeneye abatwegera, twizeye ko amabanga yacu atazajya hanze, batazayashyira hanze. Egera. Ni urubuga rugira abantu inama z'ubuzima ndetse zabuhindura. Aho waba uri hose ubasura ku rubuga rwabo ukagisha inama ku ngingo iyo ari yo yose, kandi ku buntu. Wahuye n'ibibazo mu rukundo, ufitanye ibibazo n'umuryango, wifuza kuva ku ngeso runaka, kuzinukwa, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ndakubaza niba wifuza gukura ukareka ahashize ugatera imbere ukiberaho mu hazaza heza. Pagana uyu munsi. Hasi kuri iyo video muri comment ubanza nabashyiriyeho uburyo wagira kuri urwo rubuga. Reka dukomeze ikiganiro cyacu n'agatabo. Iki ni ikiganiro agatabo. Umugore ngo yakubera mubi mu bantu wigeze kubona, ndetse yakubera malayika muri iyi si. Byose bishingira ku byo mwagiranye cyangwa se mwubakanye, nubwo wenda binashingira ku wahisemo nanone uwo ari we. Muri rusange ni umugore. Ngo buryo biragoye ko umugore cyangwa umukobwa apfa kwibagirwa ibintu by'umwihariko byamubabaje. Ntuzigere na rimwe ubabaza umugore niba uteganya kubanana nawe ibihe birebire. Niyo wabona yitwara nkaho byarangiye. Muzi namwe abantu benshi bahora mu ntonganya ari uko umugore agaruye twa tuntu twa kera rwose, wowe wari uzi ko twanarangiye. Cyangwa se umukobwa ubyumva uko ubishaka, ushaka kuzamubona nta kintu abaye. Ariko ngo abagore bagira umuco wo kwibikamo ibintu cyane, ku buryo uzabona ntacyo babaye, nyamara bagira gutya bakajya kurira mu nshuti zabo. Buri gihe rero ujye uhora usuzuma. Ibi ndagira nkubwire ko bikora no ku bakobwa. Ikindi ngo abagore bakunda kwinginga, ndetse abagabo benshi ngo cyangwa igitsina gabo dukunda kutamenya neza kunyura muri indangagaciro neza, ngo ntabwo tuzi kubikora neza. Reka duse n'abasoreza kuri iki ngiki.
ndagira ngo wumve neza, abagore cyangwa se abakobwa bahuje umuco umwe nk'umunyu. Umunyu uyu nguyu bateka wo mu gikoni, uko ari iruhande rwawe cyangwa se uko ari iruhande rwawe cyane ntumwitaho, nyamara iyo yabuze ibintu biba bibi bigahinduka. Uzacunge nk'umunyu uyu nguyu wo mu gikoni. Ukuri iyo tuwufite tutabitekerezaho cyane, ariko nujya guteka ugasanga washize, no guta umutwe wawe uta. Niba hari ufite rero mwiteho, ibyo byari ibintu ugomba kuba uzi ku bagore. Ukuri, kwigendera, kwihishe mu mugore, nibyo twavugagaho. Aka ni agatabo. Reba munsi y'video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshyashya nk'iyi ngiyi. Nitwa Mugisha, ntuzacike ubutaha.